umuyede turaryamana nyine bino by'urugomo kumwe umuntu aba akumbuye kuryamana n'umuntu nari mbikumbuye cyane muri iyo minsi ntabwo nabashaga kubikorana n'umutware wanjye nshiduka umuyede rero twaryamanye mu kuryamana nawe bino bavuga ngo abagabo baratandukanye nk'uko n'abagore batandukanye mwa bantu mwe umuyede twararyamanye yarandunguye mu buzima bwanjye mpita nzinukwa umutware wanjye bimwe ariko bibi kumwe umuntu agukorera ikintu akakigukorera neza cyane ukumva ahubwo no mu buzima bwawe n'ubwa mbere ukoze ibyo bintu umuyede yarandongoye yari umutipe w'umuvantara kabisa ufite imbaraga uhagaze neza ndavuga nti ibi ni ibiki n'ubwenge niko nabivuga n'ubwenge mu mutima wanjye ku buryo nta kindi kintu cyari kikimba mu mutwe uretse kuvuga ngo uyu muyede turongera tubonane ryari mwa bantu mwe mu by'ukuri ikintu cyanteye kuryamana n'uwo muyede nta kindi umugabo wanjye aherutse gukora impanuka akoze impanuka avunika umugongo ajya kwa muganga amara y'amezi 4 icyo gihe naramurwaje nk'umugabo wanjye muba hafi kugeza akize dutaha mu rugo umugabo wanjye ageze mu rugo iminsi irihirika ndamurwaza ngerageza kumuha imiti ngerageza kumufata neza ngerageza kumukorera ka massage ubwo twari tumaze nk'amezi 2 rero turi mu rugo nari ubwo twabara karamezi angahe 6 nta gikorwa cy'abashakanye nyine kiba hagati yanjye n'umugabo wanjye kuko yararwaye naje hari nimugoroba umunsi umwe ndangije numvaga mukumbuye cyane pe numvaga rero mbikumbuye nuko uko twari tugiye kuryama mu masaha nyine ya nimugoroba kumwe muba murangije kurya tugeze mu buriri niko natangiye kwegera umutware wanjye ariko ngerageje kumukoraho umugabo wanjye afata akaboko kanjye aragafata akajugunya nkiriya ndangije ndamubwira nti se sheri ubungubu ko nabonye worohewe waretse tugakora igikorwa cy'abashakanye ko numva ngo ukumbuye umugabo arambwira ati rwose ntago nabyishoborera umugongo uracyambabaza ntago nabasha kukurongora nanjye ndamubwira nariko kuko umugabo wanjye nyine akora impanuka yagize shoke mu mugongo yaravunaguritse ndamubwira nariko wowe ntaribi iryamire njyewe nze njye hejuru nirwaneho umugabo ati hoya bireke ninumva ameze neza ndi tayari nzabigukorere neza kumara ipfa atari ukugutera irari shambona ko rwose atabikeneye ndihangana ubwo ariko ubwo amezi amaze kuba ngahe 6 ukwa 7 gucamo ariko nkagerageza kumukorera massage kuko njye kuva narongorwa nta wundi mugabo narinzi uretse umutware wanjye yanshatse nkiri isugi ndi umwana w'umukobwa urangije segonderi sinigeze njya mu bintu by'agakungu n'abasore anansugiura ye byari ku ijoro ry'ubukwe urumva rero nta wundi muntu narinzi ntabwo nzi ngo gusambana ese abagabo numvaga nyine ko byagenda kose bose barongora kimwe numvaga rero nta mpamvu gusa nkumva abadamu iyo batera story turi nko mu badamu bavuga ngo biratandukanye ariko njye nkavuga ndetse buriya bitandukanye biti singire n'amatsiko yabyo pe nuko rero iminsi yarakomeje irihirika amezi yikuta mu 8 ariko uko ngerageje kubibwira umutware n'ukuri kw'Imana akampakanira kandi njyewe nkabona nyamara yarorohewe pe yarasigaye yunama kuri ibintu byose noneho nkanamwibwirira ndetse waretse akaba ari njye ujya hejuru nkabyikorera umugabo ati reka mwa bantu mwe umwaka warashize icyo gihe ariko mu mezi 8 nadukanye ingeso yo kwikinisha umunsi umwe nendaga kujya
mu mihango muri ya minsi yacu, numva ubuzima buranze. Naragiye ndikinisha pe, ndikinisha ndarangiza. Mbonye ndangije ndavuga nti mbonye umuti w'ikibazo nari mfite. Mu gihe nkitegereje umugabo, reka njye nirwanaho. Nabikoze ukwezi kumwe mw'abantu, ariko uko kwezi narwaye ikintu bita umutwe, ndwara ikintu bita umugongo. Ndavuga nti reka ibi nabyo ntabwo ari ibintu byanjye. Mba ndabihagaritse kuko nabonaga biri kuntera iki, umugongo. Umwaka warihiritse. Umwaka umaze kwihirika rero, mbona nyine ntangiye kurambirwa. Numva rwose muri njye ndarambiwe, kubona umugabo atakinkunda, atakimpakeya, nkavuga se ko musaba ngo nigire hejuru mbikore kucya byanga. Nibaza nyine impamvu, bikancanga. Muri iyo minsi rero hari akantu ko kuri dushe kangiritse. Twari turi mu minsi y'imvura. Umunsi umwe mpamagara umuyede wajya kuza kutwubakira mu rugo, yitwa Simoni. Ndamuhamagara mubwira ko mufitiye ikiraka. Cyari ikiraka kitagoye nyine, kitagondera abantu benshi. Umwe yari bugikore iminsi 2 bikaba birarangiye. Simoni yaraje arareba. Simoni ni umusore nyine, ntabwo arashaka. Yaraje arareba, amaze kureba tuvugana amafaranga, tuvugana n'umunsi wo guhitaza, agahita dukwakwanya iminsi 2. Umunsi rero yaje, nkaho twirirwanye, kuko hari kuwa gatandatu hari habaye umuganda. Twirirwanye yubaka aho ngaho, dutera story. Sinzi ukuntu twaganiriye tugera kuri iyo ngingo nyine. Nabizi nk'abantu bakuru hari ukuntu utera blague, mugashiduka muguye kuri iyo ngingo. Sinzi ikintu twari tuvuzeho, ntangira kumuserereza. Twashidutse twagiye mu biganiro by'ibishego. Arambwira ati ngewe ubundi, ati iyo nkundana n'umuntu cyangwa iyo nishimiye umuntu, ati ngewe nshobora no kumurongora isaha yose kandi we ubwe akanyisabira ko turangiza. Ati kandi making sure neza ko uwo turi kumwe yaryohewe. Sinzi ukuntu twabiganiriyeho, yakomeza kumbwira ibyo bintu rero, ambwira uko ateye. Numva muri njye nyine mugiriye amatsiko pe, ntazi ahantu avuye mu buzima bwanjye kuva nanabaho. Ni ubwa mbere nari nganiriye n'umuntu gutya mu kiganiro bisanzwe, bikarangira mwifuje. Naramwifuje, ubwo imvura sinzi ukuntu yiyongereye. Turi kuri ako kadushe birangira twugamye hehe, muri iyo dushe yo hanze. Umugabo wanjye yari aryamye. Tugeze muri iyo dushe, nashidutse nangiye kwikuba ku musore w'abandi. Aje ndangije mubwiza uko ndabwira nti Simo, ibintu wambwiye byanteye amatsiko. Ndi kwibaza nti koko urabikora? Ni ukubeshya? Simoni rero nk'umutipe w'umunyamujyi nawe yari yabibonye ko meze nabi. Arangije arambwira ati ese twese nkwereke ko ibyo navuze ari byo. Uwo mwanya ntumbaze imbaraga ngo nazikuye he kuva nashaka. Nari nkenyeye igitenge nk'umugore uri mu rugo. Murabizi abadamu iyo turi mu rugo ntitujya twambara ibintu by'amakariso, reka kari agatenge konyine. Simoni byarangiye agatenge akazamuye, atangira kunkora ku kibuno, akora ku bibero, akora ahantu hose, yumva natutubikanye. Arambwira ati se kushyushye cyane. Nkamubwira nti rero ibintu twayereka tuganiraho byatumye rwose cyuha. Ubwo Simoni nawe agikozaho intoki, nawe aba arayagaye. Dore birahagaze imeze itya. Uwo mwanya yaranyegereye, dutangira gusomana aho muri iyo dushe. Imvura hanze yari nyinshi, irimo n'inkuba nyinshi. Umwana wanjye ntawe wari uhari, yari yagiye ku ishuri. Umutware wanjye nawe wari uhari, ariko yari aryamye. Nawe navugaga nti umugabo asohotse byagenda bite?
twaracungaga rero ku muryango hari akantu k'akenge twarungurukiragamo, nuko uwo mwanya Simoni byarangiye mwa bantu mwe ayicometsemo, turi aho ngaho mu gikoni muri dushe. Ndabyibuka twari duhagaze, nyine nawe urabyumva, ibintu mugiye gukora mutabiteguye inshuro nyinshi ni ukubikora mumeze nk'abiyiba. Twari duhagaze, umwana w'umunyamugi rero abayikubisemo, dore ireshya itya nk'aka kaboko kanjye, akiyikozamo wagira ngo nabaye nkugeze mu ijuru. Nagize umunezero udasanzwe. Twabikoze duhagaze twihuta, ariko byarandyoheye nyoberwa ibimbayeho, ndinyarira. Umwana w'umunyamujyi ewana, nawe urabyumva ibyankoreye. Dushe twarayitoheje koko, ewana arakubita atitangiriye itama, nanjye nzirekura ntitangiriye itama, ndazirekura zirimena. Ubwo kuko imvura yagwaga n'ubundi byarasakuzaga, ariko ntawabyumvaga. Yarakungusa, arankunguta kugeza ubwo neza mumvisha amazi anshizemo, ndanarangiza. Ariko kuva ubwo ibyo byarabaye, turabikora. Tumaze kubikora ngerageza kugenda muri ya mvura njya mu nzu, nsanga umugabo wanjye aracyaryamye ntazi ibyabaye. Naragiye nicara mu nzu, mpagarara muri miruwari ndireba. Nari mfite akanyamuneza, nari mfite umunezero, navuga nti mbega umuhungu ibintu ankoreye. Imvura yaje guhita nyuma, Simoni arataha, umunsi ukurikira agaruka arubaka birarangira. Uva icyo gihe rero navuga nti ninjye watangiye kumwikururaho. Haciyemo iminsi 3 yonyine pe, musaba ko twakongera tugahura tugasubukura noneho twisanzuye. Simoni nawe arambwira ati nanjye navuka, ati bambwiraga yuko umugore wabyaye ati aryoha nkabihakana, ariko warankomfurimo. Ubwo urumva we kongera kubonana nawe kuri we byari byiza kuri we rwose, nta kibazo yari afite. Twarongeye turabonana, musanga iwe. Geto y'uwo muhungu rero yabaye geto, ntangira kujya ngiwe cyane ariko mu masaha ya nijoro, kuko urumva ku manywa abaturanyi banzi bashoboraga kuba bansenyera. Nkajya njyayo nimugoroba rero nka saa naba ntetse cyangwa ngiye nko guhisha, nkabwira umugabo nti ndaje ngiye kuzana agasukari, nkaba ninyabije kwa Simoni agaturu kamwe k'iminota 30, nkaba ndarangije nawe ararangije, nkataha nkaryama nkasinzira, nkaryama neza pe. Ndavuga nti ubuzima n'ubu. Ariko ubwo nahise mbona batandukanye rwose pe, kubivuga nta cyaha kirimo, icyaha gihari nakoze already kwari ukumuca inyuma. Ariko gusanga batandukanye, bari batandukanye cyane, haba mu ngano, haba mu ndeshyo, haba mu dukoryo, haba nyine byose pe, byari bitandukanye. Agahara rero karatangiye. Ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, nyuma ubwo umugabo wanjye yaje kugira atya yikubita agashyi, dutangira kongera kujya tubikora. Ariko ubwo kuko nari naramuciye inyuma, naramaze no kwishyiramo ko atakinkunda, ntabwo nigeze nongera kunyurwa n'umugabo wanjye. Ikindi narebaga ibyo bikoramo n'uburyo Simoni abikoramo, nkabona nyine ntabwo bingana. Ntangira kujya numva umugabo wanjye bitaryoshye, nyine ibintu nk'ibyo. Icyo gihe nakoze iki? Natangiye kwigira inama yo kureka Simoni. Ndavuga nti yarandaruye, ariko reka mwikuremo umutware wanjye ubwo yangarukiye. Natangiye kugerageza kumwiyima no kumugendera kure, ariko na n'izi saha naranabishoboye pe, kuko nigeze kunyuzamo amezi 3 rwose Simoni naramwibagiwe. Ariko ngira ikihe kibazo rero cyo guhorana irari, kubera ko mu inshuro zose nabikoraga n'umugabo wanjye, abantu mwe ntabwo narangizaga, kuko numvaga uburyo abikoramo atari bwo buryo Simoni abikoramo, ku buryo kugeza ubu kano kanyashize amezi agera kuri 4 Simoni ntabonana nawe. Ariko
wamusimbura kuko umugabo wariye ntabwo rwose ntumva bivamo wabye. Namuciye inyuma njya kuri Simoni, ngeze kuri Simoni mbona ubugabo ntibungana nk'ubw'umugabo wanjye. Nyuma yo kugaruka ku mugabo wanjye rero ashyiramo nkumva nyine mwana yanjye ni nk'agatoki, nkumva ni akantu kari kunyirigita kari aho ntabwo nkumva, ariko nagerageje uburyo bwose bushoboka Simoni mugendera kure mwikuramo ariko bitarananiye, ku buryo hari igihe nsigaye nishaka nkigira inama nkavuga se